umuntu ugiye gutangira ubworozi bwa mbere ku bijyanye n'ikiraro yakita kuki? Ese ikiraro cyiza kiba kimeze gute? Yego, murakoze. Ikiraro cyiza murabona iyi myubakire dusigaye twubaka ni ikiraro gitambutse imyanda, kuko ubworozi bw'inkwavu nk'uko twabibabwiye ko ari ubworozi busaba isuku niyo ya mbere mu bworozi bw'inkwavu. Noneho ikiraro cy'inkwavu ni ukuvuga ngo kiba urukwavu rugomba kwicara ahantu hariho utuyunguruzo cyangwa se ibyo twita etereye. Iyo etereye ikaba ifite utwenge dusohora umwanda, amahurunguru amanuka, amaganga amanuka. Ayo maganga iyo amaze kumanuka n'amahurunguru bigahurira kuri iri bati mubona hano. Noneho iri bati rimanura wa mwanda. Noneho wa mwanda ukamanuka ukaruhukira mu mureko. Umureko uri hano. Uwo mureko udufasha iki? Gukorektinga ya maganga twababwiye ko ari iki? Ari ifumbire nziza kandi ikavamo n'umuti wirukana udukoko ku myaka. Rero iyo nayo ni imari, turayikorektinga nayo tuyibonamo amafaranga cyangwa se tukayakoresha mu mirima yacu. Noneho ikindi cyongeye mu myubakire, abenshi bajya batuhamagara batubwira ngo ese mezire nizingana gute? Mu by'ukuri biterwa nuko wowe famu ushaka kuyidesigninga, ariko mu butambike hano byibuze hano hagomba kujyamo, hano kuva hano kugera hano hagomba kujyamo santimetero 60. Kuzamuka hakagombye kujyamo 50, byibuze hagati ya 50 na 60 mu buzamuke. Noneho wamara gufungura wajya kureba mu kuva ahangaha ku ntangiriro hano ujya hari inyuma hagakwiye kujyamo 70. Impamvu ya 70 ni iyi: ni mu gihe urukwavu nirumara kwima uzakenera igihe uzazanamo akasanduku zibyariramo, icyo twita nesting box, ukaterekamo. Wamara guterekamo rukazagera igihe rujyamo rukabyara, hagasigara n'umwanya ruzariramo. Ndetse n'igihe utwana twamaze gucuka, utwana tukagira aho twisanzurira. Urabona ko uru rukwavu rwabyaye bwana bwishi kandi burisanzuye, na nyina irisanzuye. Turabona aho dutereka ubwatsi tukarugaburira neza rwisanzuye. Noneho mu mategeko y'urukwavu, mu rukwavu hari igihe urukwavu rwirambura. Nimba rwirambuye ntirukore hano ntirunakore hano, hasigaremo umwanya. Nimba ruzamutse hari ukuntu rushinga amaboko rukaba rushobora gukora hano hejuru. Nimba ruzamutse ntirukoreho, iyo rukoze amatwi akoze hano hejuru, icyo kiraro ntabwo kiba cyujuje mezire zigenwe z'ikiraro cy'inkwavu. Mu by'ukuri ibyo bintu umworozi agomba kubigendera akabyitaho. Yego. Hanyuma ku bijyanye wenda n'uburyo rubona umwuka, urumuri, yego, izuba, ni ibiki byo kwirinda? Yego, ibyo kwirinda bya mbere, urabona ko hano imbere jitse dukomereje kuri kino kiraro twamo tuberekeraho, urabona ko hano imbere akakugi kari ayere. Nwango harimo umwuka urinjira wo kugira ngo usove inkwavu zirimo imbere, sibyo? Wabonye ko hano na hano na hano harafunze, sibyo? Aha na harafunze. Umwuka uragira ute? Urinjirira hano. Kandi wabonye kwihangara ibyubatsemo harafunguye, umwuka uri kwinjiramo. Kandi urumva ko n'ubukonje ari bukeye. Urumva rero mu by'ukuri ibyo bintu ugomba kubyigaho. Noneho mu gihe yenda wubatse, biterwa nanone naho wubatse ibiraro, ushobora kubyubaka yenda nko ku rukuta rw'igipangu. Icyo gihe ukora ukuntu ufunga imiyaga uturutse. Ese imvura ituruka he? Imiyaga ituruka aho imiyaga ituruka niho ufunga, niho ushyira hari inyuma ukahafunga neza, kugira ngo ya miyaga n'imvura n'amahuwezi bitazinjira mu kiraro cyawe. Ibyo bintu ugomba kumenya ngo aho ngiye kubaka haraba hadizayininze gute. Yego. Mu by'ukuri ikintu cya mbere twakomeje gukomanga tusaba na association yacu irabizi, nta bwishingizi aborozi b'inkwavu dufite. Kandi business yari yose duhura na challenge. Anytime ahabona
imvura ishobora kuza igakubita, imyuzure ikaza ikadutwara bizinesi igahita ishya. Ariko nk'umworozi w'inkwavu nta bwishingizi buhari ngo tubwishyure. Ubushobozi bwo kubwishyura turabufite, natwe tugira ubwishingizi. Mu by'ukuri turasaba Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ndetse na RAB bazakomeze badukorera ubuvugizi, natwe badushyire muri systeme yo kuba twagiye tubona ubwishingizi. So murakoze cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'ubworozi bw'inkwavu bugezweho. Tumenyereye ko kera inkwavu iwacu ba mama babaga bazororeye munsi y'urutara. Uyu munsi mwebwe gukora uyu mushinga gutya n'igitekerezo cyo kubikora cyaturutse hehe? Muratangira mutwibwira. Murakoze cyane. Njye nitwa Kayiranga Jean, tukaba dukorera muri association y'aborozi b'inkwavu. Abo hano muhagaze ni muri Diama Rabbit Farm, ikaba ari umushinga w'ubworozi bw'inkwavu za kijyambere. Ni inkwavu tworoye mu buryo bwa kijyambere, aho bitakiri bya bindi twororaga kera ngo twororere mu bimuga no mu bimyobo, aho dusigaye twubaka ibiraro byiza mwabonye hano muri kubona hari byubatse mu makaje, aho urukwavu ruba ahantu hafite isuku, hasukuye neza, ubona ari ibintu bishimishije cyane. Igitekerezo cyo kororerwa inkwavu cyaturutse? Igitekerezo cyaje, ubundi ubworozi n'ubuhinzi biragendana. Twatangiye duhinga imbuto n'imboga, twibanze ku binyomoro na marakuja, tukajya duhura n'ikibazo cyo kubura amafumbire mvaruganda akaduhenda, imiti ikaduhenda. Rero tuza kureba, dukora ubushakashatsi, twiga ku bworozi bw'inkwavu, tubona n'ubworozi bushobora kuduha ifumbire mu gihe gito, kandi ifumbire iririshe itanga umusaruro, ndetse n'amaganga akomoka ku nkwavu afite akamaro gakomeye, aho twakeneraga ifumbire yitwa NPK, abahinzi barayizi, ishobora gusimburwa n'amaganga y'inkwavu, aho tuyakoresha nk'ifumbire ndetse tukayakoresha nk'umuti wirukana udukoko ku myaka kuri bwa buhinzi bwacu. Aho umushinga twawutangiye ariyo business twari dufite yo kubona amafumbire cyane, ariko tuza kubona harimo n'imari yo kuba urukwavu rwaduha indi profit cyangwa se ikindi kintu twinjiza muri business twari mu buhinzi n'ubworozi kandi gifatika. Murakoze cyane. Mfite A0 mwibarurisha mibare, ariko ntago nizo ubuhinzi birumvikana. Akora bihuguriwe? No, ofite narabuhuguwe, short course narayabonye y'ubuhinzi, ariko ay'ubworozi nabwo twifashisha aba veterinaire bo mirenge ndetse no mu karere, ndetse tugakora n'ubushakashatsi. Urumva umuntu wize ntabwo yicaye gusa, tujya ku mbuga nkoranyambaga, kuri internet, kuri YouTube, tukareba abandi borozi bakora iyi myuga dukora y'ubworozi bw'inkwavu, ese babikora bate, ese challenge zirimo ni izihe, tukagenda dusharinga ubumenyi. Aho ubu ngubu tuba muri association y'aborozi b'inkwavu mu Rwanda, aho dufite urubuga duhuriraho twese, duhana ibitekerezo umunsi ku munsi, tukiga ubworozi buvuguruye kandi butanga akazi, bushobora kugirira inyungu ubukora, ukagirira inyungu n'agace dutuyemo. Mwabonye nk'abakozi dufite bahari batunzwe n'uyu mushinga, mu mirima mu gihe cy'ihinga tuba dufite abakozi batunzwe n'iyi mishinga dukora. Mu by'ukuri ubona ari akazi mu kandi. Ego, murakoze. Umushinga rero twamaze kubona ko ushoboka, aho u Rwanda rwacu cyangwa se leta y'ubumwe iduha amahirwe yo kuba twakorana n'ibigo by'imari cyangwa se ibigo bishinzwe bifite uruhare mu guteza imbere imishinga iciriritse, ndetse ikanafasha n'urubyiruko. Nkanjye nk'urubyiruko rwize amashuri kaminuza, tweganye BDF. BDF ni ikigo gishinzwe kuzamura imishinga igiye itandukanye, aho badusuye babona imishinga dukora barayishimira, batushishikariza kubagana ngo babe badutera inkunga, tube twakora umushinga noneho wagutse, munini. Aho twakoreraga hari hato, ariko ubu murabona ko ari hanini hagutse, kandi dufite ubworozi bunini bufatika. Aho twakoze umushinga wanditse turawutanga, baradufasha, twubaka amakaje meza, twubugira ibyororo byiza, ndetse urabona ko n'ijisho rirabaho. Ubu kuri uyu munsi dufite inkwavu zibyara zirenze 400,
tukagira abana turikodinga umunsi ku munsi kuko nta munsi ubaho tudafite inkwavu zibyara. Abana dufite ubu ngubu 620 b'inkwavu. Hama twavuga ko ugereranyije ubworozi bw'inkwavu n'ubundi bworozi potential iri mu korora inkwavu ni buriya ni uko dufatirana ikiganiro, hari amateka tutababwiye. Twahereye mu nkoko. Inkoko ariko turazikora, dusanga inkoko zisaba depanse nyinshi. Depanse tuvuga ni amafaranga liquide asohoka buri munsi ku munsi. Muzi ko inkoko zitahirirwa, zisaba ibiryo byo mu ruganda, ntabyo rero upfa kubona, ubibona ku mafaranga wishyuye. Twatekereje inkwavu kuko inkwavu 90% zitungwa n'ubwatsi. Ubwatsi wahiye mu bisambu cyangwa ahantu hagiye hatandukanye. Ariko ubu rwego turiho twebwe nka company yacu, turi ku rwego rwo guhinga ubwatsi. Mu by'ukuri urashaka umurima ugahinga ubwatsi, ukagenda ugatema ubwatsi, ugasarura ubwatsi, ukaza ukazigaburira. Rero ntabwo wafata ubundi bworozi ngo ubugeranye n'urukwavu, kuko ubworozi bwo kuri iki gihe mu yandi matungo busaba amafaranga ari liquide, ahari ari stock ahantu uhora usohora. Kandi inkwavu zirororoka mu gihe gitoya. Ni ukuvuga ngo urukwavu warufashe neza mu mwaka rushobora kubyara hejuru ya 5. Kandi urukwavu rubyara abana benshi rugacukiriza n'igihe gitoya. Urukwavu rushobora kubyara hagati y'abana 2 na 14. Rero urumva iyo range, byibuze ufite inkwavu 100 zibyara, urumva ko uba ufite akazi, ufite inyungu. Iyo abana wabitayeho neza ukagira umusaruro urawubona. Hama mu bworozi mumazemo igihe kingana iki? Ngewe nkanjye nahereye 2018 nkora umushinga w'ubuhinzi n'ubworozi. Ariko icyo gihe 2018 nakoraga ubw'inkoko nkuko nabibabwiye. Mu nkwavu mazemo imyaka 4. Mazemo imyaka 4. Yego. Noneho turebe nko ku mbogamizi zikiri muri ubu bworozi, mubona hakenewe iki yaba ku borozi bato n'aborozi banini? Aborozi batoya, imbogamizi aborozi batoya bahura nazo akenshi ku munsi twumva baduhamagara batuvugisha, ndi gupfusha inkwavu nyinshi, ndi korora ariko byaranze, mfite ikibazo mu bworozi. Ofete imbogamizi ku borozi bato ni amahugurwa make, nta ubumenyi buke, nta bumenyi bafite. Aborozi bato tubashishikariza kugana hatwe cyangwa se n'abandi borozi bafite experience muri uyu mushinga, babihuguriwe, babanze bafata amahugurwa, bamenye uko urukwavu rutaba mu kimuga, bamenye uko urukwavu rutaba mu mwobo, urukwavu rwubakirwa ibiraro byiza. Mwabonye ibiraro dufite, ni ibiraro byiza aho ushobora urukwavu rwisanzurira, rukaba ruri amaganga, amahurunguru ashobora kumanuka, umwanda udahura nawo, urukwavu rukaba ahantu heza. Urukwavu kamenya ngo ntirubyarira kuri utu dusenyenge. Urukwavu rugira agasanduku rubyariramo. Mwabibonye agasanduku rubyariramo, ukaba ari umushinga ufatika, ufite isuku. Mu by'ukuri aborozi bato tubashishikariza kutugana, baze tubahugure, tubigishe ko ubworozi bw'inkwavu bushobora kuvamo business ifatika. Noneho ku borozi bakuze cyangwa se bamazemo igihe, challenge ikunze kuba natwe duhura nayo ni imiti n'uburwayi. Hari imiti dukenera tugasanga irahari, by'ukuri irahari, ariko usanga nta ubushobozi, cyangwa se imiti imwe irahenze, indi urasanga ntabwo ari iyo, nubwo tuyifashisha ugasanga si inkwavu specific. Ugasanga biraba ngombwa ko twifashisha yandi matungo kugira ngo twirwaneho. Indi challenge ikomeye cyane, abaveterineri turabafite benshi ariko nta bumenyi bwinshi tuvuga ngo uyu mu veterineri ari specific ku nkwavu. Usanga abaveterineri akenshi tusimaze kubibarusha, si ukwiyemera cyangwa tubasuzugure, ariko tukeneye abaveterineri bazi urukwavu, bazi ngo urukwavu rwitabwaho uku, ruvurwa uku n'uku. Mu by'ukuri usanga ari nkatwe tubikora twarize, tujya ku interinete tukareba muri Kenya babikora bate, Uganda babikora bate, aha naha babigenza bate. Ugasanga natwe nibyo tugiye kuganiriza abaveterineri, ese dukora iki ko twarwaje urukwavu rukafatwa uku n'uku, tukora iki?
ugasanga nta muveterineri uri specific uvuga ngo yahuguriwe ubworozi bw'inkwavu azi kubuvura 100%. Icyo kintu ubona ari challenge mu ma big farmers mu nkwavu. Mu by'ukuri ikintu cya mbere twakomeje gukomanga tusaba na association yacu irabizi, nta bwishingizi aborozi b'inkwavu dufite. Kandi business yari yose duhura na challenge. Anytime ahabona imvura ishobora kuza igakubita, imyuzure ikaza igadutwara business igahitishya. Ariko nk'umworozi w'inkwavu nta bwishingizi buhari ngo tubwishyure, ubushobozi bwo kubwishyura turabufite, natwe tugira ubwishingizi. Mu by'ukuri turasaba Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ndetse na RAB bazakomeze badukorera ubuvugizi, natwe badushyire muri systeme yo kuba twagiye tubona ubwishingizi. Iyo insurance company ije igasanga umuntu witwa veterinary wakuvuriye adafite license ya Rwanda Veterinary Doctor, Rwanda Council of Veterinary Doctors, badafite license to operate, icyo gihe bibaye impause. Rero icyo turimo gukora, wenda tuzagira ikindi gihe tubiganireho, muri rusange twagiye dusanga hari abaveterineri bake, ntago ari benshi, ariko n'ibya bindi byo kuvuga ngo umukobwa umwe abumwe agatukisha bose, bakora ibintu bitari byiza mu buryo bwa kinyamwuga, agatuma aborozi banga such products. So icyo turi gukora rero, uyu mwaka w'ingengo y'imari tumaze tubwira abaveterineri gukora ibintu bibiri. Icya mbere, gushinga company cyangwa koperative. Icya kabiri, kwimenyekanisha mu rugaga rwabo ngo bavuge ngo twebwe dore dufite company yitwa gutya cyangwa koperative, tuzakorera hanaha kugira ngo bigende gute. Tujye coming from muri July tuzatangira gukora ikintu cyitwa veterinary sanitary mandate. Nukuvuga ngo nta mu veterinary uzongera gukora ku itungo ry'umuturage wenyine ku giti cye, kuko mbere bajyaga babikora tukababura. Muri make tugiye ku increasing accountability. Tuzajya tuvuga ngo muri Nyagatare, muri Karangazi cyangwa Rwempasha cyangwa muri Nyabihu cyangwa hehe harakora company ya Emmanuel irimo abantu abanaba, twabahaye KPIs zimeze gutya, whatever goes wrong they are answerable. Icyo ngicyo turatekereza ko kizadufasha cyane mu gutuma abaveterineri bake bakora ibintu bibi batazongera gutuma abaturage banga service tubaha. So nicyo ngicyo turimo dukora, bizanajyana n'ibintu bya insurance, kuko icyatumaga aborozi batabikunda cyane nuko ari gihe yashyiraga itungo rye mu bwishingizi, ariko kwishyura bikagorana kubera ko swati yakoreje veterineri utazi gutemewe, cyangwa se nta nubwo yavuje cyangwa ntiyagize ate. Ariko ibyo ngibyo nitubikora dutekereza ko service veterineri duha aborozi zaba more professional, zibe na better coordinated. Ikindi cyongeye, hari imishinga imwe n'imwe igiza ikanyura muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ugasanga aborozi b'inkwavu ntituvuga buriya. Ijiste ni ubworozi wumvaga ari ututungo turi aho two mu cyaro, kakwavu kamwe kororwa n'umwana wiga no muri primaire uri munsi y'imyaka 10. Ariko ubu abantu b'abagabo urukwavu rurabatunze, kumva imishinga runaka itera inkunga abo borozi, natwe bamenye ko duhari nk'amakampani akora ubworozi bw'inkwavu kandi bufatika. Konzi ko ubwishingizi mu bijyanye n'ibihingwa ndetse no mu bworozi buhari, ni ukuvuga ko ubworozi bw'inkwavu bwirengagijwe cyangwa burimo ahubwo ntimwabimenye? Oya, nta burimo. Ndabivuga mbyemeranwa kuko nkuko twabibabwiye tuba muri association y'aborozi b'inkwavu mu Rwanda. Ni ikibazo kizwi, kandi ndakeka ko barimo bagishakira ubugororangingo ko twarakivuze kenshi, nubwo tugisubiyemo. Yenda sinzi aho bigeze kuri uyu munota, yenda bari hafi kudusubiza, ariko cyaratanzwe kirazwi. Tugana ku musozo, umuntu ugiye gutangira ubworozi bwa mbere ku bijyanye n'ikiraro yakita kuki? Isi kiraro cyiza kiba kimeze gute? Yego, murakoze. Ikiraro cyiza, murabona iyi myubakire dusigaye twubaka ni ikiraro gitambutse imyanda, kuko ubworozi bw'inkwavu nkuko twababwiye ko ari ubworozi busaba isuku. Isuku niyo ya mbere mu bworozi bw'inkwavu. Noneho ikiraro cy'inkwavu no kuvuga ngo kiba urukwavu rugomba kwicara ahantu hariho utuyunguruzo cyangwa se ibyo twita etereye. Iyo etereye ikaba ifite utwenge dusohora umwanda, amahurungura amanuka, amaganga amanuka,
ayo maganga iyo amaze kumanuka n'amahurunguru bigahurira kuri iri bati mubona hano. Noneho iri bati rimanura wa mwanda, noneho wa mwanda ukamanuka ukaruhukira mu mureko. Umureko uri hano, uwo mureko udufasha iki? Gukorektinga ya maganga twababwiye ko ari iki? Ari ifumbire nziza kandi ikavamo n'umuti wirukana udukoko ku myaka. Rero iyo nayo ni imari, turayikorektinga nayo tuyibonamo amafaranga cyangwa se tukayakoresha mu mirima yacu. Noneho ikindi cyongeye mu myubakire, abenshi bajya batuhamagara batubwira ngo ese mezire nizingana gute? Mu by'ukuri biterwa nuko wowe famu ushaka kuyidesigninga, ariko mu butambike hano byibuze hano hagomba kujyamo, hano kuva hano kugera hano hagomba kujyamo santimetero 60, kuzamuka hakagombye kujyamo 50, byibuze hagati ya 50 na 60 mu buzamuke. Noneho wamara gufungura wajya kureba mu kuva ahangaha ku ntangiriro hano ujya hari inyuma hagakwiye kujyamo 70. Impamvu ya 70 ni iyi: ni mu gihe urukwavu nirumara kwima uzakenera igihe uzazanamo akasanduku zibyariramo, icyo twita nesting box, ukaterekamo. Wamara guterekamo rukazagera igihe rujyamo rukabyara, hagasigara n'umwanya ruzariramo. Ndetse n'igihe utwana twamaze gucuka, utwana tukagira aho twisanzurira. Urabona ko uru rukwavu rwabyaye abwana bwinshi kandi burisanzuye, na nyina irisanzuye. Turabona aho dutereka iki? Ubwatsi, tukarugaburira neza rwisanzuye. Noneho mu mategeko y'urukwavu, mu rukwavu hari igihe urukwavu rwirambura. Nimba rwirambuye ntirukore hano ntirunakore hano, hasigaremo umwanya. Nimba ruzamutse hari ukuntu rushinga amaboko, rukaba rushobora gukora hano hejuru. Nimba ruzamutse ntirukoreho, iyo rukozeho amatwi akoze hano hejuru, icyo kiraro ntabwo kiba cyujuje mezire zigenwe z'ikiraro cy'inkwavu. Mu by'ukuri ibyo bintu umworozi agomba kubigendera akabyitaho. Yego. Hanyuma ku bijyanye wenda n'uburyo rubona umwuka, urumuri, yego, izuba, ni ibiki byo kwirinda? Yego, ibyo kwirinda bya mbere, urabona ko hano imbere jiste dukomereje kuri kino kiraro twamo tuberekeraho, urabona ko hano imbere akakugi kari ayere, nwango harimo umwuka urinjira wo kugira ngo usove inkwavu zirimo imbere, sibyo? Wabonye ko hano na hano na hano harafunze, sibyo? Aha na harafunze. Umwuka uragira ute? Urinjirira hano. Kandi wabonye kwihangara ibyubatsemo harafunguye, umwuka uri kwinjiramo, kandi urumva ko n'ubukonje ari bukeye. Urumva rero mu by'ukuri ibyo bintu ugomba kubyigaho. Noneho mu gihe yenda wubatse, biterwa nanone naho wubatse ibiraro, ushobora kubyubaka yenda nko ku rukuta rw'igipangu. Icyo gihe ukora ukuntu ufunga imiyaga uturutse, ese imvura ituruka he? Imiyaga ituruka aho imiyaga ituruka niho ufunga, niho ushyira hari inyuma ukahafunga neza, kugira ngo ya miyaga n'imvura n'amahuwezi bitazinjira mu kiraro cyawe. Ibyo bintu ugomba kumenya ngo aho ngiye kubaka haraba hadizayininze gute. Yego. Njya ngira inama abajene bagenzi banjye, yenda ubushobozi ni ikindi, ariko kubanza kwiyumvamo bizinesi. Nimba wiyumvisemo bizinesi y'ubworozi, banza uteganye, uvuge se igishoro kizava. Igishoro mu bworozi bw'inkwavu si kishi. Ushobora gutangirira byibuze, umujene ashobora gushaka ikiraka, kaba ushobora kubona nk'ibihumbi 20. Ibihumbi 20 ushobora kubakamo agakaje kamwe, ukubakisha ibihumbi 10, sibyo? Ukaza inaha, ukatugana ukatubwira yenda nta bushobozi ifite bwo kwita mbona urukwavu rw'uruzungu mu ifamu, ariko mfite amafaranga yantaye, sibyo? Ushobora kuza hano ayo ufite tukanegosya, tukumvikana, handi umujene nkunze ubu bworozi bwanyu, wowe noneho ufite ubushobozi bwo kubaka akazu kamwe ariko nta rukwavu ufite, yenda afite 1/2, mwamfasha mukamfasha tukajyana mu bworozi. Icyo gihe uraza ukatwegera tukagukangurira uko wabigenza. Ushobora kuza tukagirana amasezerano tukagufasha.
rero abajene hari igihe ushobora nko kubona karaka ukagira saving cyangwa ukifashisha ibimina cyangwa se amatsinda biterwa nuko mubyita ugatangira ku buke buke. Urukwavu rumwe byibuze mu mwaka rubyara 5 byibuze. Urwo rukwavu rumwe tubare ko rwabya abana bakeya barubyaye 5 sibyo ku itura imwe kubana mu mwaka rubyare 5 na abana byibuze 25 byibuze mu mwaka urukwavu rumwe rugwa abana 25 urumva utabo watangiye gutera imbere. Mu by'ukuri turashishikariza abajene hatwe inaha dutanga amahugurwa kandi abajene tugira ukuntu tuborohereza batugane tubaha amahugurwa tubahereke ukuntu bashobora gutangira buke buke bakagenda batera imbere gahoro gahoro kandi bigakunda. Bivuze ngo igishoro mu bworozi bw'inkwavu ntabwo ari cyinshi. Igishoro ni ibiraro nibyo bihenze mu kuntu ariko nabyo ntabwo tukubwiye ngo utangire ku biraro 100 tangira gake gake. Ibijyanye n'ubumenyi mutanga amahugurwa? Ubumenyi twebwe dutanga amahugurwa tukababwira inzira bashobora kubikoramo kandi bigakunda. Ubwo wabakeneye ababona dukenera dukorera mu ntara y'Amajyepfo akarere ka Huye umurenge wa Tumba akagari mu murenge tugiramo farme 2 ushobora kutubona mu kagari ka Kimana ugashobora no kutubona mu kagari ka Cyarwa aho ushobora kuduhamagara kuri telefone 0782 49 666 38.